Aha ni mu mudugudu wa Kamonyi, akarere ni Kamonyi, aho abaturage bavuga ko bafite ikibazo cy'uko babangamiwe n'ubujura bakorerwa na bamwe mu baturage babo, bakavuga yuko n'ubuyobozi bwabwo ubwabwo babikerensa. Ikindi nanone bamwe mu baturage basangwaho icyo kibazo akaba aribo ba mbere bateza akavuyo, bakanavuga yuko badakeneye yuko itangazamakuru ritara amakuru yaryo. Nze kubaza na bamwe mu bayobozi babo icyo babivugaho, gusa bose banze gutanga amakuru, bavuga yuko nta makuru bashobora guha itangazamakuru, bakanavuga yuko uko byamera kose nta munyamakuru ugomba kuhakandagira. Ariko ikibazo gihari nuko hari abaturage baniga bagenzi babo, ikindi nanone abaje kubatabara basubirayo nabo bagasanga bibwe. Iki ni ikibazo gikomeye cyane mudugudu, yaba nabo bakorana mu nzego z'ibanze badashobora gukemura uko byamera kose, kubera ko ni ikibazo gishobora no gupfiramo muri bamwe, kubera ko ngo ku mugoroba w'ijoro ryakeye hari umusaza wanizwe yakwa amafaranga agera ku 20,000. Gusa ibyo byose iyo bigeze mu itangazamakuru, abayobozi batoya cyangwa se b'inzego z'ibanze ntacyo babivugaho. Rero ndibuze kugerageza kubavugishiriza umwe mu bayobozi b'akarere, tuze kumva icyo baza kubivugaho. Amakuru yo mu karere ka Nyahere mu Rwanda, mu murenge wa Gacurabwenge mu kagari ka Nyingo, umudugudu wa Kamonyi wo mu karere ka Kamonyi, havuga urugomo n'ubujura bukabije rwibasira abaturage ndetse n'abanyantege. Gusa itangazamakuru rimaze iminsi rigerageza kuza mu mudugudu ngo bumve ikibazo gihari ngo gikurikiranwe, gusa aho kugira ngo bahabwe amakuru, ahubwo bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze bakagerageza kurwana n'itangazamakuru ngo batagaragaza ibyo bibazo bihavugwa. Ikigaragara nuko bamwe muri aba bayobozi